Iyi nkuru bayikubwiye ushobora kujyana ni ukubeshya, ariko iyi nkuru ni iya nyayo. Uyu ni umugabo wabaye umuherwe mu masaha 24 gusa. Tekereza ubyutse mu gitondo uri umucuruzi uzwi n'abantu bake gusa, nawe nimugoroba isi yose ikabikuvuga, ibinyamakuru bikomeye bikandika izina ryawe, maze umutungo wawe ukazamuka ukagera kuri miliyari z'amadolari. Ibi byumvikana nk'inkuru yo muri filime, ariko hari umuntu byabayeho koko. Uyu ni umugabo bita Mark Cuban. Ariko se koko yabaye umukire mu masaha 24 cyangwa ayo masaha 28 niryo ryari iherezo ry'urugendo rwe rwari rumaze imyaka myinshi? Uyu munsi tugiye kwinjira mu buzima bwa Mark Cuban, tumenye uko yubatse umutungo we, uko yagurishije sosiyete ye mu gaciro ka miliyari zirenga 5 z'amadolari, ndetse n'amasomo akomeye twamwigiraho. Ngwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubundi uyu mugabo wabaye umukire mu masaha 28 yavutse ku tariki 31 Nyakanga mu 1958 i Pittsburgh, aho ni muri Pennsylvania muri Amerika. Uyu ntiyakuriye mu muryango w'abaherwe, ahubwo se yakoraga mu ruganda rutunganya imodoka, nawe nyine yakoraga akazi gasanzwe. Uyu akiri muto ntiyari ategereje ko umuntu azamuha amafaranga. Uyumvaga ko niba hari icyo ushaka ugomba kukishakira. Mu myaka 12 gusa uyu yatangiye kugurisha imifuka y'imyanda ku baturanyi kugira ngo abone amafaranga yo kugura inkweto yashakaga. Aho ni ubuzima bwe bw'ubucuruzi bwatangiriye. Mark Cuban uyu yakundaga gusoma ibitabo kurusha kureba televiziyo. Uyu yarivugiraga ati ngiye ngomba gusoma ibitabo nibura amasaha 3 buri munsi. Uyizeraga ko ubumenyi ari bwo bushoramari budashobora kwibwa. Ibi byatumye amenya ikoranabuhanga hakiri kare, igihe abantu benshi batari bazi internet ikizavamo. Nyuma yo kwimukira i Dallas, uyabonye akazi ko kugurisha mudasobwa, ariko umunsi umwe aho kwita ku mabwiriza y'umukoresha yahisemo kujya gushakira umukiriya igisubizo. Uyagarutse umukoresha yamwirukanye, nuko uyu mugabo ntiyacika intege. Yavuze ko kwirukanwa ari byo byamuhaye amahirwe yo kwikorera ndetse no kongera kwitekerezaho neza. Nyuma yo kwirukanwa uyu yatangiye sosiyete yitwa Microsolutions, aho yafashaga ibigo gukemura ibibazo bya mudasobwa n'imiyoboro yazo. Kubera umurava no gukorera abakiriya neza, iyi sosiyete yarakuze, aho mu 1990 yayigurishije ku mafaranga abarirwa muri miliyoni 6 z'amadolari. Aya mafaranga yabaye igishoro cyamufashije gutangira indi ntera. Mu 1995 we n'inshuti ye Todd Wagner batangiye podcast.com. Iyi yari sosiyete yari ifite igitekerezo cyari gishya cyane, ndetse no gutambutsa amajwi n'amashusho kuri internet. Icyo gihe abantu benshi bumvaga internet ari ibintu bidafite ejo hazaza, ariko Mark we yabonagamo amahirwe. Mu myaka 4 gusa broadcast.com yabaye imwe mu masosiyete akura vuba muri Amerika. Mu 1999 sosiyete ya Yahoo yemeye kugura broadcast.com ku gaciro ka miliyari 5 na miliyoni 700 z'amadolari. Ku munsi ayo masezerano yasinywaga, agaciro k'imigabane ya Mark Cuban karazamutse, dore ko nibwo ibinyamakuru byo kwisi byatangiye kumwita umuherwe w'amamiliyari mu gihe gito cyane. Akimara gusinya amasezerano mu masaha 28 yaramaze kugira miliyari zigera kuri 5 na miliyoni 700. Abantu benshi bavuga ko yabaye umukire mu masaha 28, ariko kuri nuko aya masaha 28 ari we wari umusaruro w'imyaka irenga 15 yo gukora cyane. Iyo myaka ni abantu benshi batabona. Uyamaze kubona amafaranga ntiyapfushije ubusa. Uyaguze ikipe ya NBA ya Dallas Mavericks. Uyaguze ikipe ya basket ya NBA yitwa Dallas Mavericks, dore ko uyashoye imari mu bakinnyi, mu batoza no mu iterambere ry'ikipe. Mu 2011 Dallas Mavericks yegukanye, ubwo ni ya kipe yo muri NBA yegukanye igikombe cya NBA, dore ko Mark Cuban yanabaye umwe mu bashoramari bazwi cyane muri gahunda ya Shark Tank, afasha ba rwiyemezamirimo gukura. Hari amasomo rero akomeye twamwigiraho uyu mugabo. Isomo rya mbere, tangira n'ibyo ufite birahagije. Cuban ntiyategereje igishoro kinini. Isomo rya kabiri, gutsindwa kwawe si iherezo. Uyu mugabo nubwo yirukanwe ku kazi nkuko twabivuze hejuru, ariko kwirukanwa ku kazi ke kabaye intangiriro y'intsinzi ye, ndetse no kwitekerezaho ndetse no kwimprovinga ubuzima bwe. Isomo rya gatatu, soma buri munsi. Ubumenyi bwamuhaye amahirwe abandi batabonaga, dore ko yasomaga akamenya ibintu byinshi ndetse mu gihe gitoya. Isomo rya kane twamukuraho, reba kure. Uyabonye amahirwe ya internet mbere y'abandi, ndetse yiga n'uburyo yazayibyaza umusaruro. Isomo rya gatanu ari naryo rya nyuma, amahirwe aza kubiteguye. Umunsi Yahoo yaguze broadcast ye, uyu ni wo munsi wari iherezo ry'urugendo rwe, ahubwo si intangiriro yarwo. Uwo munsi nibwo umugabo yabaye umuherwe. Niba hari isomo rimwe twakura ku buzima bwa Mark Cuban, niri
Ntukarebe umuntu ugeze ku ntsinzi ngo wibagirwe imyaka yamugejejeho. Amasaha 24 ashobora guhindura ubuzima bwawe, ariko akenshi aba yubakiye ku myaka myinshi yo kwitegura. Niba ukomeje kwiga, gukora cyane no gukemura ibibazo by'abantu, umunsi umwe amahirwe nayo ashobora kugusanga. Murakoze gukurikirana iki kiganiro. Niba mwakunze iki cyegeranyo, mukanda like, subscribe kandi musangize abandi kugira ngo nabo bungukire kuri aya masomo. Murakoze cyane. Imana ibahirwe n'amafaranga.